Mujya mutekereza ku bantu ba kera batari batangira gutura ahantu hamwe, igihe babagaho bagenda ntaho bafite bataha, icyo gihe bari abahigi ntaho bataniye n'izindi nyamaswa, mbese ntaho wabatandukanyiriza n'izindi nyamaswa zibera mu ishyamba nk'intare, ingwe cyangwa se ibindi bikoko byose bitunzwe no gufata ku gakanu. Uyu muntu turi we ngo yiberaga mu ishyamba rwagati muri ibyo byose, atagira imbaraga cyangwa se ubundi bukana bwo guhangana n'izo nyamaswa zindi. Umuntu yazirushije ubwenge no kumenya gusobanukirwa ndetse no kugira amatsiko ku kintu cyose yabaga agezeho. Areka kuba atagira aho ataha, ahubwo aratura. Arema ibyaro, ibyaro byaje guhinduka imijyi bishingiye ku gitekerezo cy'umuriro w'amashanyarazi. Amashanyarazi yatubyariye ubuzima bw'igitangaza kandi bushashagirana tubayemo uyu munsi. Tugiye kugenda mu gihe tureba uyu muntu wikoreyeho ubushakashatsi agasanga akomoka ku nguge, ariko ku rundi ruhande agasanga yaremwe n'Imana iba ahantu hitwa mu ijuru, nuko imuha ububasha bwo gutegeka byose biri mu isi. Turagenda mu gihe tureba uko ubwenge bwa muntu buturutse ku kwiga ndetse no gusobanukirwa byinshi mu miterere y'isi, ari nabyo byamuhaye ubuzima bw'igitangaza tubayemo none. Turareba ibikorwa bya muntu mu bihe bitandukanye yabayeho ndetse n'uburyo byahinduye ubuzima bwe. Njye nitwa Ndacyariho Basile, nifashishije imbuga za internet nka tem.com, wikipedia.org, Britannica ndetse nasomye n'igitabo La Découverte cya Jacques Lambert. Imana iravuga iti, noneho duhange umuntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba, ndetse n'intondagizi zose. Ibi byanditse muri Bibiliya ntagatifu, igitabo cy'Intangiriro, umutwe wa mbere, umurongo wa 26. Iyo ukomeje gusoma kino gitabo usanga hararemwe Adamu ndetse na Eva. Babyaye abahungu babiri, witwa Gahini ndetse na Abeli. Gahini ngo yaje kwica Abeli, nuko abasigaye bose baza kororoka, kandi twese akaba aribo dukomokaho. Ushingiye ku nyigisho z'abamisiyoneri b'abazungu batwigishije igihe bari batuzaniye ubukristo, wasanga ari inkomoko ya muntu ndetse n'ubuhangange bwe, kuko batubwiye ko ari mu ishusho ry'Imana. None uyu munsi isi ituwe na miliyaridi zirenga 7 z'abantu. Muri abo ngabo ariko havuyemo bake bakoze ubushakashatsi bagasanga inkomoko ya muntu ari inguge. Uwitwa Jean Baptiste de Lamarck, uyu yavuze ko uko imyaka igenda isimburanwa ari nako ibinyabuzima nabyo bigenda bihindagurika mu buryo bwo kwisanisha n'imibereho yabyo ku isi. Ibi yabyise la théorie de l'évolution. Nyuma yaho gato witwa Charles Darwin mu mwaka wa 1871 yatangaje ko umuntu akomoka ku nguge yakoze evolution tumaze kubona hejuru igahinduka umuntu. Ubundi bushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu bisigaramatongo Tom Gray ndetse na Donald Johnson babonye igikanka cya nyogokuruza wa muntu, Risi. Iyi ni inguge mu bwoko bwa Australopithecus afarensis. Igikanka cyayo cyavumbuwe mu mwaka wa 1974 mu kibaya cya Awash muri Ethiopia. Ubushakashatsi bwa bano bagabo bwagaragaje ko uyu Risi yari amaze imyaka igera kuri 3,200,000 abayeho. Ubu turi mu mwaka wa 10,010,000 mbere y'Ivuka rya Yesu Kristo. Iki gihe inguge twa Tumai na Ororine zarahagurutse ziva ku kugendera ku maguru 4 zitangira kugendera ku maguru 2. Izi nizo nguge zabyaye ba sekuruza wa ba sogokuru babyaye ba sogokuru babatubyaye. None twe turi igisekuru cy'ibihumbi 500. Dore ko evolution ya muntu yakurikiranye uhereye kuri Australopithecus afarensis yangu Risi bavuga ko twese ariyo dukomokaho. Nyuma ya Australopithecus afarensis haje Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Neanderthal, none twe turi Homo sapiens. Umuntu yatangiye kumenya ubwenge no kugira agasura ka muntu tuzi uyu munsi uhereye kuri Homo habilis. Umuntu ufite ubumenyi. Uyu niwe muntu watangiye kwibaza ku kintu bwa mbere. Mbese yari umunyamatsiko. Umuvumbuzi wa mbere wabayeho niwe watangiye ibikorwa by'amaboko, nko gusongora ibisongo byo kujyana guhiga ndetse no kubaga inyamaswa. Uyu yabayeho imyaka irenga 1000.
nuko apfa asigiye abamukomotseho bose igitekerezo cy'uburwanyi ndetse no kwigarurira uduce. Neza neza ni nka Hitireri. Nyuma ye haje uwitwa Homo erectus. Nta bwoba bwinshi yari afite, mbese yaratangiye kuba umuntu wa mbere wagize amarangamutima, emotion. Uyu niwe warize bwa mbere amaze gutakaza umwe muri bagenzi be wari umaze kwicwa n'inyamaswa igihe bari guhiga. Umuntu wa mbere watekereje ku rupfu. Yari umurwanyi ndetse n'umuvumbuzi wavumbuye isi ayitembera. Yari nomade, bishatse kuvuga abantu batagira aho batura, babaho bagenda kandi bagenda igihe kirekire. Ingendo za Erectus zatumye yisanga mu bukonje budasanzwe, nuko Erectus zashoboye guhangana n'icyo kiza zihinduka Homo erectus. Erectus yazanye impinduka kuko yahise amenya ko iyo uhonze ibuye ku rindi bibyara umuriro. Uwo muriro kandi yari yarawubonye ku giti cyari cyakubiswe n'inkuba kiri kwaka. Dore ngiki igitekerezo cyahinduye isi, kuko kuva icyo gihe ntiturasubira mu mwijima. Ubusirimu bwacu bwose bwaturutse kuri Homo erectus. Iyi yari intangiriro yo kumenya ko iyo ufashe inyama ukayishyira hejuru y'umuriro igihe runaka ihindura impumuro kandi ikaryoha kurushaho. Guteka ndetse no kotsa biba bitangiye bityo. Ivumburwa ry'umuriro ryahinduye byinshi mu mibereho yacu, kuko byanatumye tugirana ubucuti n'izindi nyamaswa nk'ibirura byazaga bidushakaho ubushyuhe mu masaha y'ijoro ndetse no mu gihe cy'imbeho. Mu buryo batari bazi bari batangije ubworozi. Erectus yari amaze gukwira isi, nuko nyuma aza guhinduka Neanderthal. Umuhanga mu kwatsa umuriro, gukora imitego y'imishibuka, umurwanyi karundura ukaze mu gisekuru cya muntu. Ariko by'umwihariko niwe watuzaniye kwambara, kuko ariwe wishe inyamaswa bwa mbere, nuko yifubika uruhu rwayo. Yari azi kujya guhiga akamenya ko arataha mu buvumo. Uyu niwe wakomotsaho uwitwa Sapiens mu myaka irenga ibihumbi 50 ishize. Homo sapiens, umuntu uzi ubwenge. Uyu niwe muntu turiwe. Homo sapiens afite ubwenge kurusha Habilis, Erectus, Erectus ndetse na Neanderthal. Uyu muntu yari afite umuco nk'uko natwe ari uko. Yari afite imyemerere ndetse n'imitekerereze ihanitse. Atangira kubaka utururi, arema ibyaro byaje guhinduka imijyi y'ibitangaza tubona uyu munsi. Iki gihe kandi abantu b'icyo gihe babaga bafite umuyobozi. Wayoboraga amatsinda y'abantu yabaga ari umuntu ufite imbaraga kurusha abandi bose. Mbese ni ukuvuga ngo icyo gihe umuntu ukaze muri bo yagombaga kuba ari umurwanyi w'akataraboneka. Bitandukanye n'uyu munsi, aho umuyobozi agomba kuba ari umuntu ufite ibitekerezo biri ku murongo kurusha abandi babana mu itsinda. Intwari za mbere zabayeho zishingiye ku bitekerezo zagaragaye muri Atene mu Bugereki, umujyi w'ubuhanga ndetse n'ubwenge. Abagereki nibo dukesha kumenya gupima uburebure bw'ibintu cyangwa se ikintu runaka. Bari abahanga ku buryo butangaje ushingiye ku isi y'icyo gihe. Socrate, Aristote, Plato, Pythagore, Protagoras ndetse n'abandi benshi bakomoka muri icyo gihugu cy'igihangange mu by'ubwenge batuzaniye filozofi, ari nayo dukesha siyanse ndetse n'ubundi bumenyi bwose budufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imibare, ubugenge, ubutabire, ibinyabuzima ndetse n'ibindi byinshi tubikesha filozofi y'Abagereki. Uwitwa Aristote niwe watangije ibintu byose bijyanye n'amashuri. Mujya mwumva ibigo by'amashuri byitwa za lycée. Iri jambo rikomoka mu Bugereki, naho abanyeshuri ba Aristote bahuriraga bagasoma ibitabo by'ubwenge, bakabaza ibibazo, ariko kandi bakanibaza ku bintu babona. Iki gihe hari mu mwaka wa 335 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ibyo bitekerezo byakwirakwiye mu mbibi zose z'Ubugereki, nuko mu Butaliyani haboneka universite ya mbere mu mujyi wa Bologna mu mwaka w'1188. Iki gihe ariko nta nteganyanyigisho rusange yari ihari, curriculum yabaga iteganyirijwe abanyeshuri bose muri rusange. Uwitwa Horace Mann wari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe washyizeho ingengabihe y'amasomo umwana agomba kwiga ushingiye ku myaka afite ndetse n'ubushobozi bwe mu bijyanye n'ubwenge. Uyu yahise aba umunyamabanga mu cyo twakwita nka Minisiteri y'Uburezi muri icyo gihe, hari mu mwaka w'1838. Kuva icyo gihe uyu Horace Mann afatwa nk'umubyeyi w'uburezi bugezweho ku isi yose. Ubuvumbuzi, ubuhanzi ndetse n'ubusesenguzi bwimbitse ku bintu karemano bwari bubonye intebe.
hari hakurikiyeho gushaka ibintu byose byakorohereza muntu ubuzima biturutse ku gushinga inganda zari ziri gutera imbere cyane muri icyo gihe. Hakozwe imodoka, indege, radiyo, televiziyo, mudasobwa n'ibindi byinshi byagaragaje ko umuntu yari umuvumbuzi w'igihangange, ariko byose bishingiye ku bumenyi bwo mu ishuri. Ari nayo mpamvu buri mubyeyi agomba kugena ingano y'abana azabyara amaze kubona neza ko afite ubushobozi bwo kubishyurira amafaranga y'ishuri, cyane cyane ko muri Afurika ari kimwe mu bintu bihenze ku batari bake ugereranyije n'imifuka ya benshi. Ishuri, isoko yo gusobanukirwa byinshi ku byo umuntu yibaza, isoko y'ubuvumbuzi bwagombaga guhindura imibereho ya muntu. Ivumburwa ry'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwa byasobekeranyijwe n'amashanyarazi. None uyu munsi dutuye mu isi ifite imijyi aho utabasha gutandukanya amanywa n'ijoro. Thales Wimire, William Gilbert, Stephen Gray, Benjamin Franklin, Alexander Volta babayeho mu bihe bitandukanye, ariko bahuza ibikorwa bya buri umwe. Buri wese abasha gusesengura ibikorwa ndetse n'ibitekerezo by'undi. Aba bagabo nibo dukesha umuriro w'amashanyarazi. Ibaze nawe isi iramutse idafite amashanyarazi, nta transport, nta internet, yewe nta no kongera kumva cyangwa se kureba amakuru. Iki nicyo kintu cyavumbuwe gihinduka isoko y'ubusirimu ndetse n'iterambere hano ku isi. Umutaliyani witwa Guglielmo Marconi atuzanira radiyo ahagana mu mwaka w'1920. Nyuma y'imyaka 7 gusa uwitwa Philo Taylor akora televiziyo mu mwaka w'1927. Telefoni, mudasobwa nazo ziza zishingiye ku gitekerezo cy'amashanyarazi. Ariko kugeza kuri uyu munota nta kintu na kimwe cyakozwe gishingiye ku mashanyarazi cyahinduye ubuzima bwa muntu nka murandasi. Internet, ihagararo rya internet nibura umunota umwe gusa bishobora guhombya isi amagana ya za miliyaridi z'amadolari. Dusa naho ubukire ndetse n'ubusirimu bwacu twiratana bushingiye ku mashanyarazi. Ibigo byose by'ubucuruzi, za banke, yewe n'amasosiyete atwara abantu n'ibintu ntacyo yakora nta muriro w'amashanyarazi. Tekereza nawe amashanyarazi afasha abahanga mu by'isanzure bakohereza ibyogajuru mu kirere, bakaduha internet, bakaduha amakuru dusanga mu iteganyagihe, bikadufasha kugena igihe cy'ihinga bitewe n'igihe imvura cyangwa se izuba bizabonekera. Duhereye ku muriro w'amashanyarazi twihimbiye isi dushaka kubamo. Twakoze telefoni na mudasobwa bijyanye no gukoresha internet. Uyu munsi abarenga miliyaridi 4 muri 7 ziri ku isi bakoresha internet. None abantu babiri bose bari ku mpera z'isi bashobora kohererezanya ubutumwa, bagahana amafaranga kandi bakoherezanya za video ndetse n'amafoto y'ibyo bari gukora muri ako kanya. Twakoze Facebook. Uyu munsi mu bantu 6 bari kumwe nibura umwe muri bo abakoresha Facebook. Dufite WhatsApp, Twitter, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zifasha abantu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu munsi nshobora kuba nicaye iwanjye ngatumiza ibicuruzwa iyo kure mu Bushinwa na za Dubai nifashishije amasoko akorera kuri internet. Dore urubuga rwahebuje izindi zose mu kwinjiriza ba nyirarwo ndetse n'abarukoresha. YouTube. Abayikoresha babona amafaranga ushingiye ku barebye ibikorwa byabo biri kuri urwo rubuga. Uyu munsi si igitangaza gutembera isi yose ukamenya ibyabaye ahantu hatandukanye ku isi kandi mu gihe gito wifashishije telefoni na mudasobwa yawe. Ibi byose ariko byahinduye umuntu w'ubu ngubu atandukana na muntu wari uriho mu myaka 200 ishize. Umuntu w'uyu munsi afite inshuti ebyiri z'ingenzi: telefoni na internet. Ibi bintu bitandukanya cyane abantu bari mu nzu imwe, ahubwo bigahuza abantu babiri bari mu mijyi ndetse no mu bihugu bitandukanye. Uwagarura abasogokuru bacu Abilis, Neanderthal ndetse n'abandi batangazwa n'isi tubayemo. Imiturirwa ipima metero 100, imodoka, indege ndetse n'ibindi byinshi. Batungurwa nuko twiyegereje inyamaswa kugira ngo tutazongera guta umwanya wo kujya guhiga, kuko uyu munsi inyamaswa zose dushaka twazoroye mu ngo no mu mafamu yacu. Byabagora gusobanukirwa neza impapuro faranga dukoresha mu kugura ndetse no guhaha ibyo dushaka.
none se umusore cyangwa inkumi ifite imyaka 25 wakuriye mu mijyi iteye imbere nka New York akagenda mu gihe akagera mu myaka miliyoni 2 ishize yaba hati umusirimu mu gihe cyahise umu.com ku butaka butagira internet nta radio yo kumva amakuru yisanze mu buzima bwo guhigana n'inyamaswa mu ishyamba kurya inyama kandi zidatetse n'ubuzima bw'ibyo utazi wakumva bitaryoshye ukamenya ko bitaribwa wabirya ugasanga biraryoshye ukamenya ko biribwa bwa buzima uba mutekereza ikintu kimwe gusa guhiga cyo buri wese muri twe natekereza uko yabigenza aramutse yisanze mu buzima bumeze gutyo nusanga hari uburyo wabigenza ubyandike muri commentaire njyewe nitwa Basile ndacyariho ndabashimiye cyane kuba mwankurikiye mbibutsa gukora subscribe ndetse no gusharinga ibintu byacu ibihe byiza